urajya he Rehema bizungu I love you so much Yaka ndagukunda oya nuka ndagushaka mu turire kimwambara kakora nasira ngo muri kureba ko mwazamuye kakora gisatuye hano hagati nasira mubizi cyangwa muzora turi kubireba Murwane pesa tugasinda tugapesa uti 50-50 sekwesa sekwasa turaba billionaire twazatuzanywe no kuhanya ariko nabi umukobwa ahenge kibuno akazamura kagura agahenge oya naguhaye gutya bivuga si gutya se gasaramo se urajya ngo naguhaye sakora mwara yakanaguza akazi kanje nge nago ndi umubyinnyi nabyuze ni ugusunda nyine nka gutya n'urugero cyakwereka urugero ko bayutabiye for example n'urugero dore gutya ngiye cyagusunda no gukaragishyuni ako right now irebe nabo mufite amanya atandukanye we kucuruza umunwa nyogo amanyo atandukanye kuri size sawa mujye mezunguza uko mushaka ki urajya he mwana barakunda zijya kunchako cyane sawa mba seti kino kibura cyane sawa kizamune kufatiye Shaswa biryoshye ko ariya ngo nugusunda bazabashimisha ngo they are ready to make you happy happiness rero ariko ikimbabaza gusa ikimbabaza Abanyarwanda uko muzakurikira ikibuno mugakurikira ndimbati na Prespide magerageza nje ndi indaya mbi cyane nawe ni beach mbi cyane ibaze ko nitwa baddest beach in Kigali zandaye nkakana dodo zandaye zinzobe ngo zinzobe surabona turi bikara we are baddest maniga yawo boranje ubu tuvuga ndi gukorera na muzigo yake asubuye yaka Chas Suizes ya kabiri zinda ko zinanenda nyura yatubabari uri kuvugira amapede n'abatinganyi uje kunkuraho kabanda imbere y'abantu koko oya ndi gukora ngo imbere ya rubanda uje kunkuramo kabanda yanjye umbwiye hano ari umuntu umbwiye hano inyuma ya kamera ngo nayakaniye so nawaje kubindaya nge akabuno kanje kagutera umwaka undongwe wala misambire none nawe kuye muri kunyereka urimo gutanga akabuno mfite manu ukarongwe kagutera umwaka kumana yanjye mfite akabuno kabi man urikirege Paul Sororo nzizi ndaye koko ngo zirakunda amazi nka fanta birashije arapfuye byanyagira kubona pasiteri ari kurongora umudamu we ni umudiyakoneze diyakoneze ari ngo Yesu we mbega Yesu we ushiri we ngeza we nuranye n'umujama barese umuntu kurya ayo tuzabona tuyabaza ariko muzadukora reba kurungu sigaye wihenesha wajyangura baby ndeka wandaya asesheri wajya umbabarira urashaka ko nkwera n'ituru kuba ako narumva ahubwo we kanze we nk'umwe kabisa kanze nk'ibyawe hindukira kubeta we twebwe twinkwerera twiskorera yemwe mwabasoda mwe nimureke mbabarira kwa musundi gwarangwida bari gwabyimbye gupima 200 n'amagarama 3 kaba imbere ni ukiba kaba imbere inyuma n'umususu kaba imbere. So anyway, I think nizere ko mumeze neza cyane
ni MC Seti, uyu ni Umutako TV nk'uko bisanzwe. Ushobora kuba ufite inkuru, ubuhamya, igitekerezo, ushobora kumamagara kuri nimero yanjye ya telefone. Ku Mutako TV ndi kumwe na MAZIMAGARI, ndi kumwe na REHEMA. Indaya we, indaya indaya masise, indaya kinyoni, indaya rumangabo, indaya we, indaya mbi, indaya mbi, happiness, indaya mbi, kurosha, indaya we, indaya we. Asikare ndakunda muri rusange. Thank you very much. Yes, ndi kumwe na YAKA ndetse na MAZIMAGARI na REHEMA, ariko ndabona ibintu bitari buze koroha, hari buze gushya, ariko mwibagiye ka kantu nkundi iyo turi kumwe noneho murimo kuvanga YAKA bakisha umuntu we arapfa baramuhamba kubera uburyohe bwacyo ushengewe, kiragahora kiryohere, kiragahora n'ipfupfu, kiragahorana amazi, ipfupfu man nyine gahora kiryohereye, kiragahorana ubunyarare, kiragahorana ubukiketi, ubunyarare. Impamvu mutinye kuvuga nuko ari mu gitunzi ngo n'igitubura muryango wa kino igitubura muryango. Yes, happiness. Kuki mutinya kukivuga? Happiness ni ikibamarara. Oya president ni warongoye Mr. Rwanda avuga ngo happiness ni ikibamara. Ikitubanye amara kibongera akareka none si ikitubanye arabe baboze rero ni ikibamara rero nese ujombyemo yaraboze na okay kamanemba turakaririmbo gato nagaturi ndashaka yo gutura akaririmbo keza yemwe mwabasoda mwe ni mureke mbabari kwa musundi gwarangwida bari gwabyimbye gupima ibiri ijana n'amagarama 3 kaba imbere imbere ni ukiba kaba imbere inyuma n'umususu kaba imbere yemwe mwabasoda mwe ni mureke mbabwi kwa musundi gwarangwida bari gwabyimbye gupima ibiri ijana n'amagarama 3. You see ndamucomesheje maze agira ngo arejejwe ndamurogesheje agira ndamuyokesheje mani kubujiga n'abajunzi bitsina bakorogana ize badi kubujiga abanyira ubujiga baseregana turi kukinene ko kuma beach yanjye nakinene ko walayi twaje mu myiyereko kuba biri wanye ni wane ndagaswi Cisco mweko Abanyarwanda mufashe ndi agatinda ebyiri Murwane pesa tugasinda tugapesa uti 50-50 c'est quoi ça turaba biliyone twaje tuzanywe no kuhanya mureke tuhanya Banyarwanda mwarwaye agatinda ebyiri mbigenze andaraza ugashinga nibyo byiza bikora uko neso nutakaza gatangiye kugira ubwoba abaneze njari gitwa neso nufite imboro neso sifite uko wavuze cyane nkajya ngo asubiyaka kuvuga ibyo bintu by'igiki n'igiki long time ku Mutako TV reka gwishasha ikintu kigomba kuvugwa mu zina ryacu barabyigisha no muri secondaire no muri primaire n'abana mu myororeke tutakivuga ntabwo bazamenya of course okay cyakora batukireke cyuba kuko nicyo twavuyemo so murakoze cyane rero abanyarwandakazi cyubahwe mwana afite yego abandi presence baratubeshya YAKA mwana nagajya ngira kuva na kera YAKA nago turi inshuti uzikunyanga oya naramuhaye rimwe ariko nuko nishingiye namuhaye rimwe gusa naguhaye rimwe abantu bose YAKA baramuha wanjye ndaramuhaye muhaye iki akinyuma
yakani nabihakana ibyo avuze niko kuri ariko nta bintu umukobwa ahenge iki kibuno akazamura akagura agahenge oya naguhaye gutya bivuga si gutya se gasoramo se urajya ngira ngo naguhaye se akora mwara aha mureke twinjire mu kiganiro Rehema ikaze ku Mitakoti. Okay, ntago babashije kumbona cyane kuko hari ukuntu nakoraga ndi office itangazamakuru cyane kuko uburyo nakoragamo byari muri bwa buryo nyine ugakora projet zikagenda n'abasunzi ibyo bintu warubize. Okay. Nagusobanuye kuko yatubwiye ko nasunze. Yakanaguza akazi kanje nge nago ndi umubyinnyi ntabyo uzi. Ni ugusunda nyine nka gutya n'urugero. Cyakwereka urugero ko wayo for example n'urugero ndere gutya. Gutya nje cyagusunda no gukara gishyuni naguza rero kujyana cameraman abikurikirane. Wenda umuntu ziba. Cyakoze hano. Ako bikorera uwishyuye. Oya ereka yakamwana. Ereka cameraman. No, let me show you Yaka. You see? You see? Koraho wumve. oya ariko Barebaga hasi. Chone sawa. Mba seti kino kibura chone sawa. Kizamune. Kufatiye. Shazwa biryo kiko ari ngo nugusunda. Ko niko Amra. Ubyakire gute ko uri kumwe n'aba bakobwa? By'umwihariko ndashimira bushiki banjye bacuruza ikibuno kandi kizabagira umugisha muzayemo ningere wanga sangi ikibuno cya rwose cyakugiriye akamaro ufite uburenganzira bwawe bwo gucuruza ikibuno cyawe niba abagabo babona ikibuno cyawe bakaguha amafaranga rwose ni byiza cyane ariko njye ntuzame uzarya amafaranga y'ikibuno cyawe Imana izabaha umugisha. Of course. None ko bamaze kubwira yuko ari abasunzi wenda nibwo nyibisobanukirwa ntababyinnyi bamaze kutubwira yuko Yaka ari ababyinnyi ndetse kandi bakubwira ko ari ugusunda biri professionnel ni biri mu noneho Yaka wowe ucuruza icyaka kanya aka kanya wowe ufite igicuri gucuruza kikwinjiriza ngewe mbere yaho kikwinjiriza wowe wavuze ko ari ariko sinzi impamvu wewe ni igiki nyine wowe ni igiki njye ntacyo ncuruza nta n'icyo mfite nta n'icyo nzagira ucuruza umunwa ngiye niko mukomeze mucuruze imisundo yanyu muzunguza amabuno mujye muta saa 9 z'ijoro ni uburenganzira bwanyu korona yararangiye ni amahirwe yanyu zakabari zarafunguwe katurya amafaranga zakabari zifunguwe rwose mwabonye akazi mukomeze muzunguze amanyo yanyu rwose paka turya amafaranga bagabo beza katurye show we are ready to make you happy for bazabashimisha ngo they are ready to make you happy happiness rero ariko ikimbabaza Abanyarwanda uko muzakurikira ikibuno mugakurikira ndimbati na Prespide magerageza mwujuje imyaka ugese Yaka amakuru y'imisi twe tumaze imisi tutabona hano ku Mutako TV ariko ndizera neza ko mu misi ishize Rehema twahuye none we muri imisi byifashe bite project uri gukora iki none uherereye mu ki uracyari gusunda gusa cyangwa se muri iyi minsi nge nayo hanze y'igihugu urabeshya none se ntabyemezwa n'iki kuzunguza ikibuno hanze y'igihugu Nwese izunguje ikibuno mwembwa ngahe ku kwezi cyangwa biterwa n'abakiri mwembwa ku isaha biterwa n'abakiri oya kandi nge mba mu rugo ndumukiriya twavuganye ujye kuzunguza ikibuno gusa kuri kaburimbo none se Yaka niki cyatwemeza yuko avuye hanze kuzunguza ikibuno
oya ntabwo abeshya reka ndabona afite na resepasi ntabwo bajyayo oya ngo njyewe ndi umunyarwanda nujuje ibyangombwa biriya bintu reka kameramani reka nanjye ngufashe reka nanjye ubu bivuze ngo usigaye no hanze kuzungu ntihagire umuntu umurenganya bose bajyayo zose si indaya zose ntibajyayo kibuno niba biguhesha amafaranga ni uburenganzira bwa kukizuba ariko ubu ngubu ninde bici baswerera umuntu kuva kuwa mbere kugeza ku wundi wa mbere kibuno ni uburenganzira bwawe yagiye muri ibyo ngibyo ntabwo yagiye kuzunguza ikibuno si ibyo mwese mujya hanze kandi iyo mujya hanze ntabwo biture ibyo muba mugiyemo gusa uwivugira ko ari porofesiyoneri mu kubyina icyo nzi ko nka rehema kubyina bitanga amafaranga ko niko kazi kantunze right now to be fit like this to look at me like this like cute girl byose ni amafaranga kandi ava mu kubyina so kujya hanze rero ntabwo numva ko byaba tayito kuko ntabwo ari ibidanje bose bajyayo muzunguza ikibuno muri kaburimbo hamubonye nimushaka mujye munyaho mushaka abarinda kuko bitanga amafaranga ikibuno cyayo ngo nicyo kizabahesha amafaranga nimushaka mujye munyaho muri kaburimbo ni uburenganzira bwayo bivuze ngo nawe uriyo wajyanwa n'uburaya nawe uriyo njye ndi indaya mbi cyane nawe ni beach njye ndi beach mbi cyane ibaze ko nitwa baddest beach in Kigali yamaye nk'akarabara nubabara ujyana ikirego ku kagari we acyakuze reka ngufashe leta my sister umuntu atunzwe no kuzunguza ikibuno nta kintu wasumbwira maniga amutunzwe no kwa prodinga amutunzwe no kwa prodinga kuva ku wa mbere shadipu yagiye akazunguza inyoye gutya bakamuha amafaranga nibyo bimutunze uzagikaraye keti ya rehema ni rehema dukora akazi ku giti cyacu bad bitch na ariko mukora akazi kamwe uyu nawe ni mukora akazi kamwe ariko inyogo afite inyoye kuko ufite umunwa n'inyogo afite umunwa ako right now irebe ntabwo mukompara mufite amani atandukanye we gucuruza umunwa inyogo amani atandukanye ku isi sawa mujye mezunguza uko mushaka ki urajya he mwana barakunda zijya kunyica wari umaze kuvuga ati amu baddest beach in Kigali. I'm a fit girl. I'm beautiful than your sister. You know? I got you, nigga. You are lying. You're beautiful than my sister. Yes. True. Where is your sister here? So it's me. It's me. It's me, nigga. Sorry, she's not around my sister. So, no mbwira. Umaze kuvuga ati ndi bad bitch. Yeah, and bad in Kigali and baddest. Umaze igihe twumva igihe amaze mu Buraya. Umaze igihe kingana iki mu Buraya? Baby. Uburaya. I love you. I love you so much. Uva? Uragira gute? Ndiyongeza baby. Mwana abatarimo kumva. Nyongeze ngewe. Ndamayikumbuye. Ketia. Wamaze kumbwira igihe amaze mu Buraya. Wowe umaze igihe kingana iki mu Buraya? Yewe nago mpushipusi. Kandi mumaze kumbwira ngo turi bad bitch on in all, my nigga. In all. For me, I know myself. Umva rema. No. Wowe ni mukobwa wamwiyemeje gucuruza umubiri koko. No, nibyo birakureba. Rumawo ahubwo icyo baribeshe ntabwo bishyuza kuko ariko niba ari cyo kibagaburira ariko kiri mwafanta somaho wibuka amagambo vuba umva kusupera kingope nayo mfite ariko yari kwikopesha igihe uriya musaza rero nta kinyabupfura agira kingope nayo mfite mariya jana mwanane kingope nayo mfite yari kwindikisha igihe mu kingo abasaza b'iki gihe nabo nta kinyabupfura bagira noneho murakopa afite ayahe njye nagira umide nakira mayike nagira umide
njye naguciye urajya hehe Kasogi nta deni ushaka ushaka kumpa icyubuntu se cyubone ese ubundi cyagiye nyigwa fata narakwishyuje umwana ubu barakwishyuje kambayeho Abanyarwanda fata umwana n'umurekure fata umwana fata icyana gikoma ikibaba Fofo. ukimenera ikivuguto musaza sibyo ntabwo uri umudashaka kumena ikivuguto nta kivuguto ushaka kumena njyaga mbeshya ngo ni iniga ariko ndabona yagize ubwoba rero witurize za ndayo nk'akana dodo za ndaya z'inzobe ngo zinzobe urabona turi ibikara we are baddest my nigga yawo oya garu raka mwana mubwire yicaye hano sheri kandi ugura twese turebe cyukwa ndende aba yashyutwe ntabwo yagenda agenda garuka nifuza ko yakicaramo hagati none se kari kugenda kandi dukeneye gukora ikiganiro kiri siri man izi ni product zacu no turamamaza niba yashakaga mani njye narembizi abankumbuye izihe product murimo kwamamaza njye first of all ubu ngubu mfite aho ndi kubyinira none imunda product nuko nibagiye imipira yaho kandi nyine boss agomba kunshura amafaranga kuko njye gumamo ngenda batumira muri njyewe niho uruhukira muri njyewe niho ubobo urangiriza ngoma mwosheri mureka twumve Rema abanza yivugire na product ngo ni ari product boro zanje ngenda sunda urumva nawe udasunda ibyo ntabwo bindeba twese tuvugira wa bicu nyose ibyo birandeba ese ntabwo dukora akazi kamwe ntucuruza ese ntabwo wampusha ariko inyo yanjye njye wanacuruza bicu oya wancuruza yanjye mvuga inyo yanjye urumva njye rero mfite aboranje ubu tuvugana ndi gukorera muzigo yake asubuye aka gira icyuno neza sheri mbabarira ase wishyukwa vuba kwihuta mwebwe ngo murasukweranira hano yakashyukwe suizi ya kabiri ahubwo njemba nishyuwe mu gusunda wanjye umwishyuye neza ntacyo uretse gato ariko utamwishyuye ntabwo uhitana this is my sister of course ari icyubuntu shaka amafaranga cyo ntabwo ari icyubuntu bibaye byiza wagikirebuka mu mafaranga kabisa you have to pay iyi ntabwo ari kawunga ntabwo umuceri oya ntabwo ari umuceri kandi nsa n'amafaranga reba ukuntu umubwira reba ukuntu asa si drip aya yose ni amafaranga maniga ntabwo wayishyiramo utamwishyuye so you have to pay for the first bajya bayishyiramo itajya mu sengero namfunze njye urumva ndigashikikana ngo ndisugi yego ni nk'amabisi ngo ngende kuturi isugi uri bici yo mu mujyi hashize igihe kinini mukunzi ngusaba akabariro gusa wafunze icwanga njyewe ntago nkwanga wallahi nanjye ntago nkwanga man kezamo mbihonde Keti angana tubwire we byifashe bite mu kazi kawe ko kubyina muri iyi minsi nyine narinde gukorera kungu muri weekend umuntu wese unshaka hano nzakorera n'ahantu bita frigate mu Gatenga frigate hano ku Munyinya uzamuka nk'ujya Murambi gatoya niho ngomba kumansura bakibereka cyose umuhungu usambana n'umuhungu mugenzi we babyumvikanyeho nta kibazo ni uburenganzira bwawe wowe wasambana n'umuhungu mugenzi wawe mwabyumvikanye njye ntabwo nabikora ariko ubwumvikane watanga cyangwa baguhaye wakwemera njye ibyo ntabwo bindeba nashaka gusobanurira abantu ku itegeko ry'u Rwanda kubera ko wabyinjiyemo ahubwo mbwiza ukuri itegeko rirasobanura yuko ushyiraho aya mategeko niba abahungu kamanze nsobanurira abanyarwanda icyo nshaka kubasobanurira ntabwo mushaka kubyumva none se ni abakobwa barongorana n'abakobwa bagenzi babo
so that is your right, ni itegeko ririho mu Rwanda. None se yaka reka rata Ketia we tubwire iryo tegeko ryo kuvuga ngo ngabasambana ngari abahungu ngo bahuje ibitsina ngo n'abakobwa bahuje ibitsina ngo bakomeze basambane, ibyo bintu yakayabikuye ngo bakomeze basambane, dusobanure neza. Ariko niba babyumvikanyeho n'uburenganzira bwabo, turaswerana n'imboro ntago dusukara. Nase n'abareze bien bazanya gukora iki ngo kwiki, ariko yari gusobanura ibintu bihari. Ibiki se bihari? Nase n'abatinganyi babaho ntabo tuzi ahubwo wowe uriwe nase baraka ngasobanura Abanyarwanda niba rimwe batinganye rero barabigukoreye nyine mu kibuno, ariko abatinganyi barahari murabizi. none niba bahari bagukoze iki? turabumva nago tuba okay nibyo navuga, ariko barahari abatinganyi. None se bagukoze iki? niba bahari ntacyo barwa, ariko abatinganyi ni uburenganzira bwabo, mukomeze mutingane. none ubu nta hantu wongera kujya. Urajya hehese ko wigenje? Uko bimera niba warabikora. Nandi gusobanura natubwire rata ni yema ndabikora bimeze gute? Gusobanura mu mategeko y'u Rwanda, mu mategeko y'u Rwanda. Iyo topic urayihimbiye, iyo topic urayihimbiye. Abakobwa barongorana ku giti cyabo ni uburenganzira bwabo, abahungu barongorana ku giti cyabo ni uburenganzira bwabo. None sibyo biratureba twe. Niba uri umutinganyi tubwira uko bimera. Wamufunga wamukatira imyaka ingahe? Umutinganyi ahubwo uriwe ufite ubwoba ko wabikoze, ufite ubwoba ko tugukatire tukurangize. Vuga ngo ndi umutinganyi aho ni mu nkati. Ntago n'umutinganyi ndi gusobanura itegeko ryabo. bazanye gute nicyo bari kukubaza. Njyewe ntago n'umutinganyi ndi gusobanura uburenganzira bw'abatinganyi. Uburenganzira bwabo buturuka hehe? Ubwo burenganzira babuhawe nande? Nta hantu uri bujya witekereza guhaguruka, witekereza guca. Ntago rwawo njye ndakuzi ntuzigera wongera no kucika mu kiganiro nitwa Rehema. Nuko no gukora ikiganiro wowe ntabacike natubwire ngo uburenganzira bwabo bwaturutse espèce skrpa mu mazi Nase ujye kuvuga ko n'abakobwa barongorana n'abakobwa babi. uburenganzira bwabo bwaturutse. uburenganzira bwawe wabukuye barongorana mu kibuno babigukoreye cyangwa bikoreye. niba mvuze ibintu bibaho muracakaye nyine babigukoreye bibaho. Ketia reka twumvikane sibyo bibaho gute? Yabibonye gute? uko twe turabyumva biravugwa birazwi. warabikoze ubihamya gute? Birazwi gute? Ubizanye gute mu kiganiro? uko ngiye mfite ubwoba usigaye utinga. uko nabonye abakobwa babiri bari kurongorana. Aka kanumva n'itari kumumara amabye se ubu iyo bayishizemo nigarukana amabye. Kanumva kanumva wabona barayukoze kuko wa mukobwa we yakasigatinya abakobwa. Reba ukuntu arimo anamukora ngo aveye mukobwa zinda ko zinanenda nyura. uri kuvugira amapede n'abatinganyi. Ugiye kunkuraho ukabanda imbere y'abantu koko. Oya ndi gukora ngo imbere ya rubanda ugiye kunkuramo ukabanda yanjye. ese wamugane hari ikintu yakagifite cyangwa nayo yabigiye. Umuntu usigaye ufana abatinganyi asigaye bakora na publicity wala mu topic tutarimo. nta nubwo nari bareme nase niba bemewe nande itegeko ribemerera ni irihe? Byemejwe n'irihe tegeko? Tegeko ryemerera abantu kurongorana. Irihe tegeko ryanditse hehe? Abahungu ya kangahe? Umwe akaba umugore wundi. Ari umukobwa w'umugore nanababwira hano nuko ranze kubivuga, ariko hari abo nzi. Ariko ubwo niba ahubwo kagendana nabo, ahubwo agendana nabo n'abakobwa bafite abakobwa ari abagore babo hano ko. Umuntu umbwiye hano, ari umuntu umbwiye hano inyuma ya kamera ngo nayakaniye. Sana waje kubindaya. Njye akabuno kanjye kagutera umwaka. Undongwe misambire none nabakuye muri kunyereka urimo gutanga akabuno. Akabuno mfite manu ukarongwe kagutera umwaka kumana yanjye. Akabuno kabi man.
so abatinganyi rero mukomeze muryoherwe kandi murakoze ase ko wibanze kubatinganya nje ndakuzi yaka nitwa Rehema seti Muse Niba yaka nago uzongera kunshika mu kiganiro wamubwiye ngo asigaza n'ibintu byo gucika yegora wundi abacika ajyaye kandi agahita agaruka ameze ngo oya agahita yica turasedefagira dore ningi yaka niba sigabona maniga cyangwa yabonaga maniga n'umundi akaroba amaze kurangira za nk'inshuro Banyarwanda mukagira imana mwanyizize indaya koko manange nibanyikira hano koko mwokagira imana urikire je Paul Ristoro nzize indaya koko mwanyizize indaya koko ngo zirakunda amazi mwa fanta birashije arapfuye byanyagira ikiganiro cye ahubwo yakasigaye atinya na fanta uzika nko fanta akaruka kari muri rwa rwego rwo kugera ahantu umusinzi yanyaye agahita asinda yicare hano dusoza ikiganiro yakumva ifuka agahita asinda ariko burerize yashatse uburyo ahindura kamera ntabwo abona ibintu barimo gukorera hari inyuma ya kamera urabona yuko yaka afite uburwayi bamuha na fanta akayigarura yakasiga afite ikibazo aha tubwire mu kazi kawe k'ububyinnyi igihe ukamazemo wari watubwiye ngo iyi weekend wari umaze iminsi uri hanze y'igihugu wari uri hanze y'igihugu utubwira ko muri iyi weekend uzaba uri frigate ubu noneho wenda twavuga gute ngo umwuga wo kubyina mu Rwanda abantu benshi basuzugura uyu mwuga nkamwe mu gukora murabona ugeze ku ruhe rwego nicyo bamariye urwego ngezeho nese reka mubwire urwego ngezeho kuri uyu mwuga nese abona nsa nabi wapi ntago nsa nabi kandi ngiye ntago mpusha ipusi ntago mpusha ipusi nsa neza kubera akazi kanjye karanunze nta n'uwo nsaba uragarutse sibyo so nakuryohereje shere narakuryohereje tuma cya kibanza waguze ibyumba ese nakubeshye ahubwo ndabivuze ahubwo umunwa wanjye nawe uzankoro ikibuno cyawe kigufitiye akamaro kandi tujya ku musozo w'ikiganiro abakobwa bafite ikibuno rwose aho rero ngo kibahombere mu gicuruza hakiri kare gifite ikibuno cyiza gitangiye hakiri kare urabona ko uyu mukobwa asa neza kubera ikibuno afite wawe ajya muri geto y'ibihumbi 5 mana yisundiremo ku kaniga k'amafuti yajya imbara akagisunda kikamwishyurira manini yajya imbara akagisunda kikamwishyura aho kugira ngo bakurongorere ubuntu oya kugira ngo gashikikoye mani kajya muri ari abakobwa biga muri segonderi no muri kaminuza so subscribe this is Umutako TV the best beach in Kigali Rehema mazimagari ngo the Rehema mazimagari the best beach in Kigali indezi komeye mu Rwanda n'abasundazi bazunguza ikibura mu Rwanda the slay queens. Thank you very much. Subscribe yakamara bizu Rehema bizu I love you so much. Yaka ndagukunda oya no ndagushaka mu turire Okay, mureke tujye ku musozo w'ikiganiro ndahera kuri Rehema dusoreze kuri Ketia cyangwa se Mazimagari uyu mwuga wo kubyina bitewe n'igihe mumazemo kugera muri aka kanya murabona umaze kugera ku ruhe rwego mu Rwanda murabona ku giti cyanyu mu buzima bwanyu ari izihe mpinduka zahindutse mutarajya mu mwuga wo kubyina nge nkanje Rehema ku giti cyanjye nje kuva nabyinjiramo nize gukora ku mafaranga menshi ari uko mbyinnye pe gukora ku mafaranga menshi like nkaba nakibasha kwikorera ibintu nanjye ubwanjye kandi byaza neza n'imbere urumva so niba maze kubyina imyaka 2 urumva ngiye mfite ubuzima bundi nabagamo behind yuko ngiye mbyina man mfite ubuzima kandi butari bwiza nabagamo so byaminduye rero story yanjye ni nayo mpamvu right now n'ubundi mwamumbona hano tu
kuri kamu zanyu mukabona nyine naje nikaraze ibi byose nari narabiteguye kabisa. uri kubona Zakayi njye mba ndimo ndabona Zakayi Kayo babanye barutemayo barutemayo na Zakayi. Aha urakoze cyane. cyangwa kubaza ikintu kimwe kumaza ikintu kimwe nk'ubu Imana ivuze ati bantu banye bari ku isi nako seti seti kamanze mbaze seti nko mu ijuru ninde ushaka kubona mu bantu ba kera nyine ubona banditse muri Bibiliya ninde ushaka kureba wahitamo nde? Njyewe nahitamo Mose, nkahitamo Dawidi kuko Dawidi niwe wakubise Goliyati. Goliyati ngo yari ikigabo kinini cyazengereje abantu. Dawidi ndumva yari muto ariko Dawidi anaba muri ubwo bwami bamugufi. Urumva ngiye mbonye byibura Dawidi nkabona na Mose yakoze amateka manini acura Abisirayeli muri Egiputa. Ngiye ndasenga by the way. Undi filime wari nabona aba baguhitishijemo umuntu umwe wareba Dawidi wareba Mose wareba nahitamo abapfakazi b'Yorupa babandi barize Dorcas ajya kuzuka. Weki wahitamo abapfakazi ni ukubera yuko Dorcas hari indirimbo ivuga ngo abapfakazi b'Yorupa baririra Dorcas. waba ushaka kureba amarira yabo se mu myiza y'abakore waba ushaka kureba amarira yabo se cyangwa waba ushaka kureba abapfakazi barize Uwiteka akagira impuhwe Dorcas kuko niwe wabadoderaga imyambaro agakora iki. Ariko noneho still now on this time nta muntu twe twabona wazura undi. Nibi tubona muri Tanzania bisigaye ngiki ngaramuzura baramuzura hari ababikora arikagaruka n'ubundi atari yapfuye ari umuntu utakiringa wa wundi wari usanzwe w'umwuka. Erega n'abazungu bakoze umuntu icyo babuze n'umwuka. So nge nahitamo rero abapfakazi b'Yorupa. So nawe tubwire ku mwuga wa Keti yatubwiye je nahitamo babiri rero. wahitamo bande? Nahitamo umubebi kabisa wa danje witwa Stella Beach yaranyemeje. Beach yaranyemeje kamje nyine yo baransomera stories mba numva yarare. Stella wari umwamikazi. Oya nago Stella yari umwamikazi se. Wapi kandi ngarasa bamukwe. Esther yari igikomangoma. Elize tubwire Esther muri Bibiliya. Esther muri Bibiliya hano inyuma hari umudive ntago nshaka kuvuga ko nawe ni umunyamakuru. Esther muri Bibiliya ntabwo yari igikomangoma. Esther yari umuntu ukomeye w'Imana. Dusobanurira ati yari igikomangoma. Yereka mbabwire basi umuntu umwe njye nahitamo. Igihe basangaga Morodekayi ku irembo Esther amaze iminsi 7 arimo gukora iki gusengera byaro. Ariko oya ntago ari icyo. Oya unacyumva seti wumva ko ari umwana w'umutambyi. Yes, hallelujah. Naho REHEMA. Hallelujah. Naho REHEMA. Hallelujah. Amina. Shine to. Oh yes. Pastor yaravuze jabundi. Wari kibici namwe zigira ngo zikobazira ngo ziko. Oh yes. Oh yes. 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 Mama muzana muri ibyo abari. Bici zimwe ngako shemana. Yari nakandi mupapa yavuze ngo mukundana ariko urukundo rudutera inda. Urukundo rudakaragara. kubona pasiteri ari kurongora umudamu we ni umudiyakoneze. diyakoneze ari ngo Yesu we mbega Yesu we ushiri we ngeza we. Nuranye n'umujama barese mubwire nuranye n'umujama mani nyine no musiramu tu yazanye cyane ejo bundi ariko uzamura amaguru we yabura seti nshobora kubona ko nyine gufakingana ariko yabasoje pasteri nago nkunda gufakingana ariko nkunda kumva abantu bari kubikora nagiye kumva nyine numva umubebe ari muri yes oh yes oh yes 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 bebe umujamana yego bebe vuga na Muhammad intumwa z'Imana zose zivuge. Auzu billahi minash man bira bintu biraryoha wakinu
Keti ku musozo w'ikiganiro mbashimira cyane tugiranye ibihe byiza kandi none dukoranye ikiganiro cyiza cyane nari mbakumbuye cyane wowe mu kubyina kwawe urabona bihagaze gute kuva watangira ngandebe ase yaka akakabona kanima tudasoza yaka manda sigatanga niyo mpamvu yarengeraga batinganye by'umwihariko turashimira indaya nyarwanda dushimira n'indaya ku isi yose mujye mukomeza mucuruza umubiri wanyu Imana izabamugisha ayo tuzabona tuzayazana ayo tuzabona tuyabaza ariko muzadukora reba ukuntu usigaye wihenesha wagira ngo uri baby neka wandaya ase sheri wagiye umbabarira urashaka ko nkwera n'ituru kuba ako narumva ahubwo we kanze we nk'umwe kabisa kanze nk'ibyawe hindukira kobeta we twebwe twinywerera twisikorera reba ndagaza daramabya cyakoze kankabona ari na keza umva se bimeze tubwire wowe nyine muri uko gutangira umwuga wo kubyina urabona bimaze kukugeza karaoke ahantu ngejeje natangiye nanutse none ubu ngubu nabaye nk'ingagari ikindi karaoke hari abantu bambwiye yuko umaze igihe kinini mu kubyina ego mazemo igihe kinini mbogamizi ki wabonye umazemo igihe kinini imbogamizi nabonye nuko abantu badufata uko tutari ego abantu nago bazi nago Abanyarwanda nago bazi kurya show ntago bazi kurya show bari abahanzi bakora mani nago bajyara ngo bayiririmbe gutyo gusa haba hagomba kuba ababyinnyi n'abantu b'abamansuzi ababyinnyi barazwi n'imbere no muri leta barazwi uriya we yasigaye asunda nawe ni nkatwe yakarero asigaye yamamaza amapede none ndabona reka reka ubu ngubu nta kintu yaza ambwira wowe 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 wari wabona inda zirwana wowe ese nanahaguruka imbogamizi za mbere babafata imbogamizi za mbere badufata uko tutari ariko zoroshye oya mani je mfite ikibazo mani reka nkubwire mani ikibazo ngiye mfite ntabwo gushaka kurangiza ikiganiro kumva ni ikibazo vide mu kabari ubwenge ugasanga urakomeretse mu kabari uzize umuntu reba ikomere byose wagira ngo yakinnye rongotani ukareba kurwana mu kabari yakinnye rongotani biti vide ry'agaha ukagenda wakomeretse gusa watewe nk'abakobwa baba mu mago yabo yaka uri kunyicira amabere utashye iwanyu wakomeretse wese ko bahora inzoga yawe ugatama wowe ko bahora gukubita wapfiriye abacuruzi mu kabari n'indaya zo mu kabari mwagiye mutwara neza mutazakomerekera mu kabari Sister reka dusoze sisters ikintu kana kazi kamariye imbogamizi twe turi imbogamizi abantu nago nyine abantu nago bari proud y'ibyo dukora tu nago abantu bose bazi music cyari cyo nago bazi ibyo dukora ibyari byo urajya stage wiyambariye akantu ngo dere beach kandi nyine naribura mfata nk'ibeach ariko ngewe barampemba nta kibazo ndanabikunda iyo nyisi beach wasokanye na boyfriend wawe kandi mukanya ari bunanerete ubucarara jya bukuramo abunzanire kandi we muri butahane niba ari guswera umuntu nago bindeba niba uri bumwicuze nago bindeba ikindi rero nuko ibyishimo ayanjye mbana yakuyemo ayanjye ngiye baba bamemye urumva noneho agashiki kawe kavuye kuri uwo muniga bari basokanye aho kaje uracyagenda mu maniga ukita ngo nagasugi ngo ufite sugi mu rugo kandi yarapanutse agasirendera bakagize imyasi fast wait tugeze ku musozo w'ikiganiro uyu ni Umutako TV ndacyari MC setting ushimire we tubana mu buzima bwa buri munsi ntago byari byoroshye ndi kumwe n'Amazimagari ndetse na Rehema nuza shawo wowe ndakwikura numvugiremo kuba nakwemereye tu ntabwo bivuze ngo uzumva ukomeje rero buretse gato buretse gato rero reka turaje tugusorezeho birakureba shit ku magare shikarenze naguvuze ndamurangiza hano ibeshye uvuge abakobwa rero barata ntacyo kizamarira cyanyu
Kizambarira iki icyo gisa cyane ako yaka uko n'igituba wagiye nose umukobwa iyo yambaye kakora gisatuye hano hagati kuki mwambara kakora nose ntabwo muri kureba ko mwazamuye kakora gisatuye hano hagati nose muba mubizi cyangwa muzibona ngo turi kubireba